nga kwa bosi. Je niyo mpamvu ngiye kuba umugome. Buragiye mpamvu mereza abapoze amafone narayamubikiraga. Ikintu anyirukaniye ngo nuko nashiririje ibintu. Ngo nambara nabi. Nazino myenda ahantu mba narayiguriye arahazira. Ya uretse ubwo ndabona garafrera igihumbi nakoreraga. Nicyo gitumye banyirukana. Mbega we. Ako ni bajyana ibipango byabo. Sha. Komera cyane. Komera komera. Ako cyane bona warabaye ikigabo mwe. Ngewe se. Ubwo nsigaye nkurebera mu bwonko. Ndebera mu bwonko cyangwa nkurebera mu ubwo. Nako nsigaye nkureba nunamye ariko izisitire menya ari za sogokuru. Ndetse izisitire wazisu. Izo ng'izo ko mbona wajya nizange neza ko bihuye uretse kwenda ako ngenda kunda bose ko zibimbaye. Abimbwiye nawe. Nakoreraga igihumbi so biziko ubuzima bwe bwaragendeye cyane nabi. Cyayipango bakabanyirukanye. Aho reka mwereke. Yewe ngiye kwiga ububobo wikirushye rekera. Nyine zana ku mafaranga baguhembagaho tugire igihumbi nakoreraga se n'amafaranga. Ese ushaka kumara igihumbi na uwakimaze reka mbaze nkubwire wa muginga we hanze hano ngaho buzima burakaze burakomeye urukumva simingira magana 8 ntabwo bizi magana none barimo baragwemba igihumbi bakugaburira ku manywa na nijoro barimo baragwemba banga banoteza watoko wabiriye wisigaga amavuta yabo icyo ni icyambere urukumva hari amavuta waguraga amavuta hari inzu wishyuraga hari amazi wishyuraga hari ibiryo hahaga ariko igihumbi cyangwa ni amafaranga ugayatoragura nyine yatoragura nawe nimba yabona yatowe ubwo ndangira akazi amafaranga yose aba ari amafaranga uri kumva reka imikino kandi wabona bakurukana n'amafuti yawe kana ngaho mamuhereye ndangira akazi uze shaka kuri rubata mu guhinga uri buze kubishobora nagazi ko guhinga ibiraka byo guhinga byo ni ntabwo se wari warananiye meri ni wari warigeze ishyaka nanjye ngo harimo ibiryo wagigera we nari nashonje hari umukire twari tuvuye kuvugana harimo imyenda umva none reka dupange di umukire twari tuvuye kuvugana kumva hano uwo mukire afite umushike ashaka guhinga kandi yo kwaba amakuza yandi yahandi habaga ibintu byinshi babizi barafite ibisambu bafite urusambu rwandi rwaguguye ukumva ndashaka yuko dupanga umva na hano hantu ndaguye uyu urakomeye wongereye imyaka yo kubaka ndashaka yuko dupanga urukumva nyine ni umushike uri kubona uteme uburo bigacuna gihanga cyawe urumva uri kuramo ara hakurya naho ndi kuhareba ndimi niba hano mu gikombe uricurika gutyo uri kubona mwana muhara mu gikombe urumva n'umanutse mutongera ukubura rwo tuzamuka kugatera uri kubona hara kuri amusozi nara hakurya uri kwareba naho ubonye hariya rero niho none urumva twebwe tuzaguhita tugiye kujya kureba ubwose none ukuntu gahunda zesta yewe yaramfashe nyikubitira agavugamwe mwigunira urumva no kugenda tukamuca amafaranga afatika dore ukuntu bigiye kugenda ubundi uwo murima nuko utawuzi cana nawe ukwereka ukwerekamo hariya urabona muri kiraga shyamba neza hariya impande hariyo shyamba nundi kubona hariya barimo baruba nahabonye hariya bari kubaka neza ruguru yaho gatoya ndebe neza nyine ntabwo hariya bari kwishaka ngambi ugiye kugenda rero uramurimo uramurema ntabwo twaburamo 60 turahahinga ubundi rega nubwo uri ikigwari ibundi byanjye nagukonde 30 namuciye ariko yanyifatiyemo wangubitira mu gafuka hagira ngo 30 aho kuba ukene mfite na mwate agera nzawe ndi muntu cyane tena yo guca ngiye nyine giruka kasanga ngo yingiye gute ugiye maka buri mama gaye turi kumwe bureka nkwereke jewe buriya ibikine bumere na ubwo ufite ahantu ho kuba uzancumbikire basi kubaho turabafite ikibazo ugomba kumenya ko hanze hano ngaho kwaba n'ubugiganye n'uburyane nta muntu ugirira umukene yavugishije abakira bameze nko kubarukaho cyangwa kubatesesera hari ubwo
ahubwo wininze reka nanjye gutaha utari twajya no mu rugo tugende dusubireyo dusubiremo tuhafata. makwereka twambukiranye